ongera uhabwe umugisha n'Uwiteka wowe udahwema kudukurikira uri mu bice by'isi bigiye bitandukanye, wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, wowe uri mu impande enye z'isi zigiye zitandukanye. Reka nongere ngushimire wowe wakoze subscribe, like, share ndetse na comment, kandi nawe niba utarayikora reka nkubwire ngo yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Aha ni kuri Salomo TV, ngende Salomo, akinonera Imana n'ibisanzwe. Ni kwa kundi tugira gutya tukitereka nkavuga ngo reka tuganire ku bintu bigiye bitandukanye. Ese makuru ki agezweho, makuru ki mu binyamakuru, amakuru ki agezweho mu isi? Ngira ngo murabiruzi ko nambaye ingofero yanditseho ngo Fortbet. Rimwe na rimwe Imana igira gutya ikaba yagira ahinyuza utuyira dutandukanye, ukaba wabona n'ikirako ukanamamaza bibaye ngombwa. Ngira ngo ubu ngubu harimo abantu bamwe batabinezerewemo. Reka nkubwire ngo hari abantu batanezererwa iterambere ryawe, hari abantu batanezerezwa nuko wateye imbere cyane, ahubwo bikabababaza. Reka mvuge ngo nabo nyine tu ntabwo ari byiza. Ngira ngo twagiye tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ese bimeze bite? Ndagira ngo mwabonye ko ibintu bikomeje kugenda bitrendinga, bigenda bitandukana n'amakuru menshi cyane. Reka mpere ko aya makuru avuga ku ibaruwa navuga ngo ni umwambasaderi kazi w'umunyarwanda, ni umudamu uri muri Amerika, niwe yanditse asobanura ku kibazo cya M23. Avuga uko Demokarasi ya Repubulika ya Kongo ikorana na Wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro na za FDLR n'abandi. Niko biravugwa, niko bivugwa. Yavuze ko avuga ko impamvu u Rwanda rwagiranye imikoranire na M23 cyangwa na M23 ari uko Kongo ishyigikiye FDLR, kandi nyamara mu masezerano basinanye Washington byemezaga ko Kongo igiye gukura FDLR muri kara mu gihugu cya Kongo, hanyuma n'indi mitwe yitwaje intwaro, kuko yabangamiraga abantu bamwe b'abanyarwanda bari hariya muri Kongo. Hanyuma birangiye Kongo ntago yabikoze, ahubwo biba ngombwa ko leta y'u Rwanda nayo ireba uburyo ki bwo gukorana na M23 mu buryo bwo kugira ngo bahagarike iyicarubozo ryakorerwaga abanyarwanda, cyangwa se abanyarwanda bari muri Kongo baharanira uburenganzira bwabo. Nsinava oya ntago ari abanyarwanda, ariko nanavuze gutyo ntacyo bitwaye, ahubwo nabavuga ikinyarwanda bari mu gihugu cya Kongo bazizwa ko bavuga icyo ururimi rw'ikinyarwanda, ariko nyamara n'abakongomani baharanira uburenganzira bwabo bakabangiriza rero bavuga ko ari abatutsi bari muri Kongo ariko bo b'abanyarwanda. Ubwo rero ibyo bigatuma Kongo ifasha FDLR kuguma ibuza uburenganzira bwa muntu bashingiye kuri ibyo bitafite fakti zigaragara. Ngira ngo ibyo twari kwigeze kubivugaho, nituba dushaka kwinjira mu bintu byinshi bya politike tunyuzamo gutyo twaba tukamenye nako tukakababwira. Reka nkubwire ngo uwitwa ngo Noah, ni umuhanuzi witwa ngo Ebo Noah, yagize gutya ahamagarira abantu. Hari igihe cyabaye hari mu kwa 12 kuri Noheli, ahamagarira abantu cyangwa akora isengesho. Ni content creator, amaze gukora isengesho mu by'ukuri abantu benshi asenga avuga ngo isi igiye kurimbuka, muze mwugame, muze mujye mu nkuge. Nyamara mu by'ukuri siko byari bimeze, ahubwo uyu mugabo ni content creator, ni umutwitsi nkuko n'abandi bose bakora content. Bamara gukora content bakaza bakitereka, babona biriye akaba ari amahirwe bitarya nabwo bakihangana. Ahangaha rero sindibuze kuza kuba natindamo, ariko ndibuze kuza kuba nabivugaho ibintu bike cyane. Uyu mugabo yagiye ahantu barimo bakora amato bisanzwe, amaze kugeraho bakora amato
maze agira gutya ajya mu bwato bw'abandi aritereka, ngo baranahamusanze ariko hasengera agira gute, baramukubita bamerera nabi, gukamera ibintu utabiherewe uburenganzira. Umugabo agize gutya, nyamara nyuma byaje kuba byamuhira, content abantu barabiyoboka. Hari n'abantu bateze bava mu bihugu bitandukanye baragenda bajya gushaka uwo mugabo, nyamara batura amafaranga menshi cyane. Umugabo yahise kakiragura n'imodoka iri mu bwoko bwa Benz, imodoka ihenda iri muri miliyoni hafi 100 z'amanyarwanda. Urumva uko byasa kose isi nyine ni hatari. Rero nibyo twababwiye ngo abantu bose dukwiye kujijuka, erega iyobokamana tukamenya ngo bimeze bite, n'abatabizi bakagenda babimenya, kuko isi izagenda nudahumuka, isi izagukuraho isashi iri ku maso, uzahumuka kandi ubone. Ndagira ngo nibyo ahanini, ntago mbashaka kuvuga ibintu byinshi. Ndumva ntabwo cyari ikiganiro kinini, nagiraga ngo dusuhuzanye mbabwire kwa ako kantu gatoya. Ubutaha tuzaza tuvuga ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Reka mbashimire wowe mwebwe tubana umunsi ku munsi, we wakoze subscribe, komeza uyikore, Imana ikomeze ibane namwe.